Ni ubuzima kenshi tudakunda kugarukaho, twese tuba twumva ko turi bazima, gusa bamwe bavuga ko n'ubundi nta musazi umenya ko yasaze. Ni ibibazo byinshi tugirira mu buzima bwo mu mutwe, ndetse bikagenda binagaragazwa n'ibimenyetso bikurikira ibyo bibazo, ariko bimwe tukabyirengagiza, gusa kenshi na kenshi tukabiterwa no kutamenya ko dufite ibyo bibazo, kuko twese nta n'ushaka kwemera ko arwaye mu mutwe, ndetse n'uwabikubwira ukaba ushobora kumumerera nabi uta umusazi n'iso, cyangwa se umusazi n'inyoko ntibizongere kugucika na gato ngo wongere kumbwira n'iri na rimwe ko mfite ikibazo cyo mu mutwe. Nyamara ubwabyo kutemera ushobora gusanga nabyo ari ikigero cy'ubusazi runaka wibitseho. Turi abasazi batabyemera, ariko niko kuri twarasaze, ahubwo wenda twasaze ibitandukanye, cyangwa se ahubwo tukaba tunarushanwa kubihisha. Mu gace k'uyu munsi tugiye kugaruka ku kibazo cyo mu mutwe cyitwa projection. Ikaze kuri The Trending Top 50. Reka mbanze mbabwire aka gakuru. Hariho umugore witwa Jessica yari umukozi muri banki, akagira umugabo witwa Geoffrey nawe yari umuyobozi mu kigo cy'abikorera gikora ibijyanye n'imideri. Jessica yari umubaruramari wa banki, ariko iyo banki ikaba yarakoragamo abandi bantu. Muri abo bantu rero harimo umusore utagira uko asa witwaga Jonathan. Jessica akibera aho gukora akazi akirirwa yirebera Jonathan, kuko aba bombi banakoreraga mu miryango iteganye. Kuva mu gitondo kugera nimugoroba Jessica akirirwa yirebera Jonathan. Akazi karagenda kamubana umurundo, ariko ntabyiteho. Jonathan akikorera akazi ke ndetse akitahira. Iyo amasaha yo kurya yageraga, Jessica nubwo yari umuyobozi unafite umwanya uri hejuru w'uyu wa Jonathan, ariko n'ubundi yaragendaga akamwarurira, akamushyira ibiryo ndetse akamusoma ku itama, akamubwira ngo aryoherwe. Jonathan akabwira uyu mugore ko ibyo amukorera bimubangamira, ariko nanone yakwibuka ko yamwirukanisha, akabyirengagiza, akavuga ko n'ubundi akabizi uko kwitama nta kibazo. Mu bihe bitandukanye rero Jessica yahamagazaga Jonathan mu biro bye, akamwaka raporo za nyirarureshwa, atagamije no kumenya ibijyanye n'akazi, ahubwo yishakira kuba areba icyo gitangaza cy'umusore imbere ye. Byarakomeje, Jessica akomeza gushira, aragenda akunda Jonathan, ndetse birenga urukundo rusanzwe, kugeza naho rimwe na rimwe yahamagaraga umugabo akamwitiranya na Jonathan, ati Jonathan nako Geoffrey, abanje kubitiranya. Byarakomeje, urukundo rumubana ikibatsi, agera naho akajya yirirwa mu biro bya Jonathan amukorakora bya hato na hato. Ariko Jonathan aza kubibwira umuyobozi mukuru wa banki, amubwira ko hari umugore wamuzengereje. Madamu Jessica yahawe gasopo, abwirwa ko niyongera kubangamira Jonathan bazamwirukana mu kazi. Jessica kwihangana byaramunaniye, akajya akomeza kubuza amahoro Jonathan, biza kurangira Jessica bamwirukanye ku kazi. Nyuma yo kwirukanwa rero, Jessica ntabwo yahise abona akandi kazi, ahubwo yirirwaga mu rugo. Muri uko kwirirwa mu rugo, umugabo we Geoffrey yabaga yagiye mu kazi, maze yataha nimugoroba Jessica ntamuvugishe na gato. Cyakora ubwo kera kabaye, rimwe na rimwe Jessica akamuvugisha, ariko nabwo amukankamira cyane. Rimwe ati, muvuye mu kazi se? Ngaho rero jya kurya cyangwa urorere, n'ubundi abantu muba mwiriwe mugenda, nta n'uwamenya n'ibyo muba mwariye, ndetse n'ababa babagaburiye. Cyangwa se ukumva aramubajije ati, ese mfe kukuzanira icyayi cyangwa ndeke? Ibi binyabakecuru baba bakwitayeho disi, baguhaye n'agakonje. Umubano w'aba bombi warangiritse, nyamara barahoze babanye neza. Urugo rwabo birangira rusenyutse. Ifuhe rya Jessica icyabimuteraga nuko yatekerezaga ko umugabo we wasanga nawe afite umugore cyangwa se inkumi y'ikimera akunda ku kazi, nk'uko nawe yikundiraga Jonathan ubwo bataramwirukana. Uyu mugore Jessica yari afite ikibazo cy'imitekerereze cyitwa projection, aho umuntu atekereza ko ibi bakora cyangwa se yakora ubwo na bagenzi bari uko. Icyo kibazo cya projection nicyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Nitwa Brice Nyirihirwe, ikaze nanone. Psychological projection cyangwa se nanone Freudian projection, aho ni uburwayi bwo mu mutwe butuma umuntu yananirwa guhindura ibyo twakwita ingeso mbi yifitemo, ahubwo agatangira kumva ko ubwo byanga bikunda na bagenzi be bameze nka we. Byavumbuwe n'umuhanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe Sigmund Freud. Ni ijambo projection yatiye muri siyanse yiga ku bijyanye n'indwara z'ubwonko, neurological science. Iri ni ijambo ubundi risanzwe rikoreshwa mu gutwara ibyitwa stimuli bivana mu gace kamwe k'ubwonko kabishyira mu kandi gace k'ubwonko. Umuhanga mu mitekerereze ya muntu akaba ari uko rero nawe yabigereranyije. Dufate nk'urugero, ukaba ureba umuntu ukumva uramwanze, ugahita wumva ko ubwo nawe akwanga. Icyo ni ikibazo cya projection. Cyangwa se wenda itsinda ry'abantu batatu biyicara
bahagararaniye wenda barimo biganirira ku by'umushinga cyangwa se gahunda runaka bashaka gutangiza, ubwo ako kanya ugahita wanzura ko bagomba kuba barimo kuvuga amazimwe n'ubusutwa. Ibi nta yindi mpamvu ibitera uretse ko nyine ubwo wowe mu gihe waba uhicaye utyo ari ubujajwa bwonyine bw'ababukuranga. Urundi rugero ni nko kuba hari ikigo runaka ukorera ariko ubwo umukoresha wawe ukazumva agenda hwihwisa ko buri kimwe ufite ari we ugikesha kuko ngo wamwibye wamujujubije. Ubwo ni ikibazo cya psychological projection afite, kuko ubwo nawe mu gihe baba bamwicaje ahantu runaka yarangwa no gukorera ku jisho ndetse no kwigwizaho ibitari ibye. Muri make uwo ni igisambo ruharwa muri we. Nta mpamvu zikomeye zigaragazwa nk'izitera iki kibazo, ahubwo bivuga ko bijyana n'uko umuntu ateye cyangwa se n'uburere yahawe, bitihise bikaba amasomo ubuzima bwamwigishije n'aho yakuriye. Gusa rimwe na rimwe psychological projection nta nubwo igira ingaruka mbi gusa, ahubwo ishobora no gufasha kwirinda kugira ibintu runaka wishoramo. Uburyo wagerageza gucika kuri iyi ngeso bukaba ari ukwemera intege nke zawe ndetse ukumva ko intege nke zawe bidasobanuye ko ziri no mu bandi. Mu gihe wakurikiza ubwo buryo ukishyiramo iyo mitekerereze ko intege zawe ntawe muzihuje kandi ko ushobora guhinduka ukaba umuntu mwiza, ibintu bishoboka cyane ko byaguca kuri izo ngeso mbi. Icyakora kimwe n'ubundi burwayi bwo mu mutwe byose ushobora no kwegera umuntu wizeye ukamuganiriza iby'iki kibazo cyawe ntaho umukinze akakugira inama. Bitabaye ibyo mu gihe iki kibazo cyaba gikomeye wakwegera abatherapiste bakakugira inama. Mu bindi bishobora no kugufasha gucika kuri iki kibazo harimo nko kwibaza ibibazo byinshi, harimo nk'ibi bikurikira. Ikibazo cya mbere ukwiye kwibaza uti mu by'ukuri ni iki cyabaye? Wowe ukibwiza ukuri ushobora gusanga urwikekwe uhorana ntaho rushingiye. Ikindi kibazo ugomba kwibaza uti ni iki byankozeho? Uretse icyo kandi ikindi ugomba kwibaza ni icyo utekereza ku byabaye, wenda niba uhorana agatima ko gucana inyuma ukibaza niba ari byiza cyangwa ari bibi mu gihe byaba bigeze hanze. Ikibazo cya kane ugomba kwibaza ni ukwibaza uti ese wabyakira gute ari wowe babaye bafata gutyo? Uretse ibyo kandi ukwiriye kuba unibaza uti ni gute nabihindura nkareka kujya mfata abantu ko batari n'intege nke zanjye nkazishyira muri bo, n'ibindi bibazo byinshi. Mu gihe iki kibazo utacyitaho gishobora gutuma uhora mu makimbirane n'ibibazo, ukajya uhora ufitanye ibibazo n'abo mukorana, inshuti zawe cyangwa se uwo mwashakanye, guhora umukeka, amababa n'urwikekwe. Ibyo ngibyo nabyo bikaba ari bimwe mu byakuranga. Buri gihe iteka ukajya urangwa no kugirira abandi icyizere gike. Mu gihe iki kibazo cya psychological projection utacyitaho nk'uko bikwiriye, gishobora gutuma uhora mu bibazo, ukajya uhora ufitanye ibibazo n'abo mukorana, inshuti zawe cyangwa se n'uwo mwashakanye. Ubwo ugahora mu bibazo nawe kubera guhora umukeka, unarangwa no kumugirira icyizere gikeya ndetse n'abandi bose. Ubwo ukaba uri umuntu uri aho ngaho wumva ko ibyakunaniye cyangwa se defo zawe ubwo n'abandi bagomba kuba bazifite gutyo. Igihe rero wakumva ufite kimwe muri ibyo bimenyetso twavuze, wakwegera inzego z'ubuzima zikagufasha. Tuzahure mu zindi nkuru nk'izi ngizi n'izindi zose kuri The Trending 250. Nitwa Brice Nyirihirwe.